inyigisho. Kera hariho umugabo wigiraga umunyabwenge cyane, bigaterwa n'uko yari umushakashatsi wari waravumbuye kandi akagera kuri byinshi cyane. Rimwe yaje gutekereza ko ashobora gukora nk'iby'Imana yakora, atekereza ko ashobora kumva ibyo amatwi y'abantu adashobora kumva, iby'amaso y'abantu atabona, ibintu bitoroshye kugeraho cyane kuri iyi si. Yakoze ubushakashatsi bw'imyaka myinshi, maze umunsi umwe aravuga ati, nzamenya ibihishe mu mwijima, nzamenya ibitagaragara, nkurikije uwo ndiwe n'ubumenyi bwanjye mfite kandi buhagije. Gusa ibintu yifuzaga bikorwa n'Imana gusa, nta kiremwa muntu kigomba kubikora. Umugabo mutanyurwa reka yinjire mu ishyamba ryari ririmo akaga cyane, ishyamba ry'umwijima ryari riteye ubwoba. Abantu bose batinyaga kwinjira, batatinyukaga ndetse batanatinyukaga kwegera. Yitwaje itoroshi rikomeye cyane ndetse kandi rimurika ry'indebakure, ibyuma bifata amajwi nk'umushakashatsi bitewe n'ibyo yari agiye gukora, ndetse n'ibindi bikoresho byose by'ubushakashatsi. Ariko nyuma ibyo yaje kuhabonera mu ishyamba ni ikintu cyari gitangaje kandi giteye ubwoba cyane, rwego rwo hejuru. Akigera hagati mu ishyamba, nka byose pe, urashaka kubona ibyo amaso atagomba kubona. Ariko nubwo yumvaga amajwi, yarebaga impande zose zimukikije, akabona nta muntu, nta nyamaswa, muri make nta kintu na kimwe yabashaga kubona, yumvaga ijwi rimuvugisha gusa. Ishyamba ryakomeje gutuza, inyoni ziraceceka, umuyaga urekera guhuha, gusa akomeza kumva amajwi y'urusaku adasanzwe, urusaku rw'inkuba. Kuva icyo gihe yatangiye kubona ibidasanzwe, ibintu atigeze yumva kuva isi yabaho. Yatangiye kubona imisozi yimuka nk'ibirura, amazi y'inyanja yisimbiza akameza nk'ari kuguruka nk'inyoni. Atangira kubona ibintu bitangaje cyane atari yarigeze abona, nko kubona imisozi isanzwe cyane rwose iri kuva amaraso. Uyu mugabo byamuteye ubwoba cyane, ariko nyine niwe wari wabyishoyemo. Yakomeje kubona ibintu bidasanzwe, atangira kubona ibiti byazanye amaboko, ibyari amashami y'ibiti byahindutse amaboko, ibiti biri kugenda bikurura abantu bikoresheje amashami yabyo, rwose yari yahindutse nk'amaboko y'abantu. Si wowe washakaga kubona ibyo abantu batabona, akumva ibyo abandi bantu batumva. Hari ibintu tuba tudakwiye kwifuza pe. Uyu mugabo yatangiye kumva ari ubwa mbere agize ubwoba buri muri icyo kigero yari atangiye kumva. Ijwi rya nyuma yumvise ryari rimubwira riti, n'ubu nturamenya ko ubwenge bwawe ari buke? Ese ntubona bikeya ubonye uko biguhinduye? Rimubwira riti, ese uracyifuza kubona ibirenze ibi ngibi, cyangwa ushaka gusubira iwanyu? Uyu mugabo mutanyurwa yakabaye yarahisemo gusubira iwabo, ariko ibiganza bye byari byamaze kuba nk'imizi y'ibiti, amaguru ye nayo yasataguritse cyane nk'ibiti byitwa imyasi ishaje. Nubwo nta buribwe yumvaga, ariko yari yamaze kuba nk'inyamaswa ku buryo yumvaga agikunze ishyamba, akumva abantu adashaka kongera kubasubiramo. Ese wakibaza ngo ubushakashatsi yashakaga se azabugeraho, cyangwa bizaguma gutya ahubwo yibera inyamaswa burundu? Hatambutse imyaka myinshi, hoherezwa abashakashatsi bagenzi be ngo baze barebe niba bamenya aho yaba yaragiye. Baje kugwa ku bikoresho bye, bimwe yari yarajyanye byari birimo itoroshi na bya bikoresho by'ifatamajwi, hakaba n'ikayi yandikiragamo ibyo yari amaze kubona mu ishyamba. Gusa kuko yari yamaze guta ubwenge, kandi ibyo byose byamubayeho, ibikoresho byose byamaze kwangirika, nta na kimwe kibasha gukora, nta kintu cyari kibereyemo pe. Ikayi ikintu cyari cyanditsemo gusa ni ijambo rimwe ryonyine, ryagiraga riti, ese mwe ntimubyumva? Bisa nkaho ribaburira ngo nabo bisubirire mu rugo iwabo. Wakibaza ngo ese basubiye mu rugo? Ese Mutanyurwa yaje kugera ku bushakashatsi bwe yashakaga kugeraho? Ese urashaka kumenya icyabaye ku baje kumuhiga? Urashaka kumenya ibyabaye kuri Mutanyurwa muri iryo shyamba nyuma y'uko bimucanze? Ese urashaka kumenya niba byose byaraje kurangira ibyo yashakaga akabigeraho? Icyo usabwa gusa ni ugukanda kuri buto ya subscribe munsi y'iyi video, kugira ngo akandi gace nigasohoka kazako nta kindi bigusabye, nta bindi bintu usacinze. Ndabakunda cyane.